Pifla bari bamutoye nako abanyamakuru bose baramutoye sibyo niba mbeshya abanyamakuru aho bicaye simbabwiye ngo bansubize simbishaka ariko barabizi mu mitima yabo hari n'abarize ko niga atagiyemo ariko kubera ryashyamba nakubwiye byarangiye bamubaniye ntiyajyamo kandi audience iramushaka muri performance bazabibona abantu bazi stage barabizi urumva stage za Kapiro barazizi audience bimukeneye abanyamakuru bari bamutoye at the fullest ariko ryashyari nakubwiraga byarangiye nigatajemo hari n'abakoboye byababaje baranarira. Nongera ngusuhuze cyane wowe mukunzi wa Kigali Source TV tubana umunsi kundi 5 kuri 5 kandi mwifuriza kugira ibihe byiza cyane. By'umwihariko iki nicyo kiganiro cya mbere dukoze muri uyu mwaka mushya w'ibihumbi 2022 ubwo mbonereho no kubifuriza umwaka mwiza cyane muzahirwe muri byose mupanga aho muherereye hose abadukurikira mwese cyane mumenye ko muri abantu b'agaciro cyane. Hanyuma twebwe gahunda zacu ni zazindi turacyakomeje kwegera abastar bagiye batandukanye ibya byamamare aba producers abahanzi mu ngeri zose kabisa tugenda duharanira guteza imbere umuziki nyarwanda niyo ntego yacu. Hanyuma mwibutsa gukanda subscribe cyo kintu cy'ingenzi cyonyine. Uyu munsi rero twanyarukiye muri production turashaka kugana kuri production hari abantu bajya banyandikira bakambaza bati bite ko mwakira abahanzi rimwe na rimwe baba barakoze hit zigiye zitandukanye ariko mukibagiza ko izo hit rimwe na rimwe 50% iba yaragizwemo uruhare n'aba producers. So niyo mpamvu uyu munsi navuze ntireka ngire ku mu producer umwe n'umwe ngiye mwita kabaka w'aba producer muri by'umwihariko muri hip hop niko mwita kuko ni umulegendary. So uyu munsi rero namusuye ndi kumwe na yitwa Admin Pro ikaze kuri mikoro za Kigali Source TV. Orab Kigali Source TV bakore subscribe ba sharing comment man like and share bro wambaye neza bya danje one Air Force yawe fresh ifunze kirapera abamuzi bongira ngo murabizi na gishya yes ibyose barabizi sha kuri cyangwe zangufuri za danje yes ni Admin Pro twakiriye hano kuri mikoro za Kigali Source TV. Hanyuma Admin ubundi mbere na mbere ku kazina kavuye he ubundi amazina yawe nyakuri naye ubundi ngewe nitwa Nigena Shyaka Yves sibyo niyo mazina mu rugo banyise none Admin hano ryavuye nge nizi ibintu bijyanye na IT information technology ibintu bijyanye nyine na birimo ibintu bya technology computer science electronics ibintu nk'ibyo. So rero Admin ubundi Admin abari urana nko ku mashini admin w'imashini niwe uba ugenga iyo mashini niwe ugomba gukontrola what's in what's out ibintu byose bye niyo mashini cyangwa kuri server nibiki bigomba besa ka organize ibintu byose. So nakuze rero kwako ni nakuriye muri iyo monde ya technology nibiki kagiye kanjyamo ndavuga ko why not admin buranje nise admin nibi bya mu WhatsApp bitaraza ngo admin ngo wa groupe ngo ya WhatsApp nibiki bigena nabyo biza ariko nabyise kera ngende umupeti mutoya ndavuga puka kantu ni gatoya akaroroshye nagakoresha muri production nuko byaje ninjye byiyise tu man. Urakoze cyane. Hanyuma tumenya amazina ya Admin Pro asanzwe. Hanyuma Admin nge ndibaza sinzi niba ari ngiye ariko nabandi wenda bakurikira umuziki hari ukuntu umuproducer ugenda ugasanga yibanda ku njyana runaka cyane wenda nkawe tukuzi ukora indirimbo nyinshi cyane za hip hop ukorana n'abaraperi cyane biriya bintu biza gute kuri wowe wese nuko wenda ubukunda hip hop cyane cyangwa abahanzi bakora hip hop bakorohera kubakorera? Ubundi producer bameze nk'umuganga sibyo umuganga iyo ugiye kwa muganga wivuza icyo urwaye nge niko muhanzi wese uje ngiye namukorera ariko noneho impamvu icyo kintu kigenda kikiyubaka kikaba n'ikintu kiremereye nuko babahanzi muri babahanzi wakoreye pourcentage nini y'ibintu wakoze bikamenyekana ni iby'abaraperi
ni ukuvuga ngo niba umuraperi aje ukamukorera ibintu bye bikagera kure cyane kurusha iby'uwa afrobeat kurusha iby'uwa R&B, abo abantu bahita bagukategoriza bakagushyira muri ibyo bintu. Ariko ntabwo ari ukuvuga ko ariyo njyana yonyine ushobora gukora, injyana nyinshi njye nshobora kuzikora bitewe n'umuhanzi injyana ashaka, kuko inspiration ku ndirimbo akenshi ishobora guturuka ku muhanzi. Nanjye hari ibyo nshobora gukereya byanjye, ariko ubundi inspiration ituruka ku muhanzi. Ariko noneho kubera ko nagiye nkora nkakunda guhura n'abaraperi tukanahuza byatari nyine bigahita byikora nkabona turahuje n'ibintu dukoze bikagera kure. Buriya wahuje n'umuntu ibintu mukoze biba binini cyane. Byagiye nyine biba rimwe kabiri gatatu bigeraho abantu bagira ngo hari nayo njyana yonyine nkora. Nkunda guhura nabyo, hari nk'umuntu uza twakora nk'indi style, twakora nka dancehall cyangwa afrobeat cyangwa R&B cyangwa reggae, kambwira ati mano siko ntarizi ko ibintu wabikora, kubera ko hari ukuntu nakoze ibindi bintu biragenda biridisitenga nyine. Hip hop bari ijya hejuru cyane, abantu bamenya kuri hip hop cyane, ariko n'ibindi bintu umuntu ababikora. Ariko nabyo nta kibazo, nje ntari biranshimisha kuko ngewe ndi umunyamuziki, nta kintu biba bintwaye nyamana. Ukoze cyane. Hanyuma admin, imbere yo kwenda dukomeza n'ikiganiro cyacu, ndagira ngo mbanze menye gahunda za admin na ABC, admin na Homies bimeze bite? Ni admin mushya muri Homies, ese ABC yo bimeze bite? Ubundi ABC Records ni studio yanjye, personal studio, so ni studio nyine yanjye nazanye, iranahari na n'ubu irahari, ariko iri mu rugo. No kuvuga ukuntu byagenze, hari ukuntu ukora sibyo, none wakora ibintu byamara kujya hanze, abantu bakaba approachinga bakakubwira ati sasa wowe turashaka gukorana, katukorane gutya na gutya n'iki, ukavuga uti okay, ukumva contract n'ibiganiro mugiranye, ukavuga uti ntari bitwakorana. Uvuga ngo niba abantu twaraganiriye bakambwira ati sha dushaka gukorana muri Homies n'iki, icyo gihe urumva Homies yo ntago mwari muyizi, barambwira ati dushaka gukorana, ariko nkumva contract yabo nkumva nta kintu ntwaye. Ndavuga n'ubundi ntari na ABC yanjye nayo irahari, ntari bitwakorana. Kandi icyambere nuko tuzamura music, cyane nuko dukora music, cyambere n'ibijyanye, it's all about music. So ndaravuze ntari dushaka kubikora, ABC nayo irahari, anytime ushaka kuzumva nayo yagarutse muri game mu buryo bukomeye cyane. Ariko nyine Homies ni studio twaganiriye, turavuga dushaka gukora gutya na gutya, cyane ko nabonaga nyine hari ibyo twaganiye numva bari muri vision yanjye ijyanye no gukora cyane kandi tukagira ahantu tugera. So niyo mpamvu navuze ati okay, nta kibazo, reka dukore ABC, reka bimenye ipoesheje. Nari mfite n'andi studio nayo mfitemo contract ukuntu, ariko ndavuga reka focusinga noneho kuri Homies yabana. Ubwo umuntu ashobora guhita yibaza se biba bibujijwe iyo ufite wenda contract nko muri Homies gutyo, bibujijwe ko waza gukora product igasohokera muri ABC? Ese nyine ubugengwa mu buryo bwo gukorera ahantu hamwe mu gihe ufite contract? Biterwa n'ukuntu contract imeze, ariko contract ngiye mfite ikibujijwe nuko nafata nk'umuntu wa Homies nkamujyana muri ABC cyangwa muri yindi studio yindi ari yose, nicyo kiba kibujijwe. Ariko umuntu wo mu yindi studio dushobora gukora ibyayo bikaba ari ibyo studio, ariko kuba nafata umuntu wa Homies nkamufata nkabujyana mu yindi studio kandi nkifitanye contract nabo, urumva aba ari ikosa, kuko urumva bo bafite ukuntu twakoze ibintu byabo, n'iryo zina turaryamamaza, abantu bararimenya, bavuga ngo umuntu uje arikurikiye yakaba yari hakorera mu gihe nkifitanye contract nabo. Ariko noneho nuvuga ngo undi muntu nawe wakurikiye indi studio yagiyeyo, wenda bakavuga bati admin n'umuntu wacu dushaka gukorana, nubwo nabo urumva ko ni ibintu byabo, ni ibyabo, igihe ntakoze hariya dushaka kubikora. Urakoze cyane. Hanyuma ubwo arabasubije nyine anytime no muri ABC ibikorwa byakomeza. Impamvu nanjye icyo kintu nyitinzeho, abantu benshi bakunda kumbaza mane ese ABC imeze gute, nanabashimira cyane, binyereka ko ABC hari ibintu yari yakoze tu, yari imeze fresh yakubise, ariko nta kidaribi. ABC irahari, ABC Record irahari, ibikoresho birahari, nanjye ndahari, birahari kabisa, ni vuba vuba. Yes, urakoze cyane. Hanyuma reka tuse nk'abasubira mu myaka ya mbere. Admin, tugize amahirwe turi kumwe nawe, ndagira ngo tuganire. Admin,
ndakeka wenda mu myaka ya za 2008 ubwo hari abo bitaga ba Ray-P ba Davidenko ngira ngo nibwo ari gukora cyane, Fazo na Lick even Lick muri kiriya gihe production y'u Rwanda ukuntu yari ihagaze urabizi, barakoraga cyane. Hanyuma iyo ugereranyije n'uyu munsi wa none, production y'uyu munsi wa none modernité irimo ari nyinshi cyane, ariko se gute mani kera wenda ntago navuga ko bitari bihari. Ikintu cya mbere ngiye kukubwira cica industry ni ishyari bro, ishyari kumva ko umuntu yabaho wenyine, sibyo? Cyangwa se kumva ko yakora ibintu bya danger wenyine, cyangwa kumva ko yarya umufungo wenyine. Icyo gihe wenda nabwo byari bihari, ariko ntago byari cyane mani nk'iki gihe. Iki gihe abantu benshi mani mu industry bafite amafitina, bafite amashyari, barumva babaho bonyine, kandi at the end ntago bishoboka bro. Ntago ushobora wenda ni ntari buzigwizaho byinshi unabyigwiza, ariko se finally birangira gute? Birangira mani ducomose twese. Urumva rero ikira gihe byari abantu bose bari bagifite urukundo rwa game, sibyo? Uyu n'uyu abantu bose mani bashyigikiranye bakundanye, ntabyo kuvuga ngo ibiki. Wenda twabifu tukaza ariko ari bifu ziri constructive, bifu zo gukora. Ariko uyu munsi wa none hari bifu mani zo kuvuga ngo yanguriya ngo mani nguriya ngo wapi, kandi kaba ari umuniga wa danger. Ariko kubera ko wenda batamwiyumvamo, cyangwa se bazi ko ari umuniga urenze ushobora kugira ahantu akabakotoza, avuga ngo ngura muniga ngo mani ngo umupoesheje kugira ngo tuba mwicisha inzara cyangwa se bamubuze nako kazi, bo bagashaka kubyigwiza. Ariko at the end trust me, nta kintu biba bimaze, kuko umuntu igeno rye nubwo wamubuza kuba ibintu byatari, ariko umuntu still aragukoma kandi akaba hari. Niko bimeze. Novuga ngo rero icyo gihe abantu bose bari bagishaka kubaka industry, kuko hari industry ya music nyarwanda yasaga nkaho idahari. Abantu bose rero bashaka bagifatanyije bashaka kuyubaka. Noneho sasa abantu barakuze bagenda banabana abantu badanje, inda none hitangira kuba nini cyane, indiba nini isumba rwa rukundo rwa game, isumba n'akazi, hazamo amashyari, umwe akumva ko yaraburiza undi. Man, nibyo bintu byagiye bica industry n'uyu munsi wa none. Nubwo uvuga ngo music yateye imbere turabivuga, ariko man ubusanga nyine hari ibintu by'ubusambo, ibintu by'indani, ni ibintu byo kumva ko niba udakunze umuntu ngo iki sinzi, kandi ugasanga no kutamukunda sinzi ikintu banapfa ngiye man, kuko sinzi igihe bibazo. Ariko ikintu cyitwa ishyari nicyo kinini cyane tu yabana. Yesu urakoze cyane. Hanyuma muri iriya myaka admin ni nk'umwe producer wakomaga cyangwa se wakoraga production, ukaba tuno muntu hari icyo mwigiraho, hari icyitegererezo mufatiraho muri iriya myaka? Iriya myaka mujene bita Lick, urumva Lick buriya Lick nubwo ibyo avuga byose, ariko Lick man yari umuniga strugglinga wihiringa, urumva. Ariko nawe none yageze amahirwe icyo gihe, nibyo nakubwiraga, abajene nabo bari bashyushye, urumva za Tough Gang bande bose bashyushye bashaka gukubita. Buri muntu wese afite courage zo kuvuga ati nubwo nta kintu ndi, kuko kiragiye barabakowe bose nta kintu bariho. Uzareba amapica yabo kiragiye bose mani, bose abaniga bose uzuye munsi bakubita bose. No bavuga na ba DB, ni bavuga na ba Medi, urebye amafoto y'icyo gihe muri 2008, abakowe bose bari down, bose bashaka gukubita, bashaka kuzamuka ngo babe abo uyu munsi wenda bamwe babayeho, sibyo? Bose rero bafite iryo shaka. None na Lick nawe afite iyo vibe niyo mood. Rero umukoboye ewana yakoze ibintu bya danger, nyine ubona ko hari ibintu bicenginze, ubona ko movement cyangwa game change ihindutse ukuntu, kandi birashyuha biba byiza. Ariko nyine warumbaje umuproducer nyine numva wabikupitaga icyo gihe yarabikubise ewana birakunda kandi tu. Ariko nawe urumva yakigikiwe niyo movement y'abantu bose bashaka gukora za Tough Gang, nibwo zari zirimo kuza ngazamakuru, nibwo yari kwiyubaka mu buryo bukaze cyane. Ariko noneho ikintu cyabaye kibi mani, bamaje kubaka ibintu bitangiye kuba fresh, batangira kuzamo sasa y'amashyari, amashyamba, noneho bani kwa gusenya ikintu bubatse. Niyo byaje gupfira, ariko icyo gihe urumva ko byari byiza. Urakoze cyane. Hanyuma mite nk'umuza kuri ako ngako, ubundi admin ibintu byo gukora production byaje bite? Watubwiye ko ari umwIT se gukunda production cyangwa kwitangira byaje kuza gute kuri we? Inspiration yavuye he? Warusanzwe ukunda music byari bimeze bite? Nakundaga music bya atari mani, n'abantu twiganye barabizi. Nakundaga umuziki kuko ngewe ibigo nizemo, noneho nize mu bigo mani byabihaye Imana cyane, padiri, abafrere, ibintu nk'ibyo. Ariko ugasanga wenda bafite time y'umuziki, time yo kumva umuziki,
wallahi nabaga nicaye iruhande rwa bafure nimereye gutya ndimo nimvira abakoboye nyine urumva icyo gihe abo bajene nyine bamwe nibwo nabumvaga nkumva ugasanga nyine tu bafure iri hano nicaye hano abandi bari muri volley abandi bari muri football abandi bari muri filime abandi bari mu bicinje nkaba nicariye kuri music ndi kumva so iyo ni passion gukunda ikintu nkunda music byatari ariko nkaba mfite nge natunze imashini kera ndo mupeti mfite ubu application bwa production nkamba ufite mu rugo urumva ku ishuri ntibemeraga ko tujyana machine kireka ngize senior 6 nibwo ninajyanye imashini nabwo batabyemera ngenda yijyana ndabibempoza barabyemera kuva ico gihe n'abanyeshuri bose batangira gutunga imashini umuntu wese wize muri ETSAV hari Butare arabizi neza ko imashini ntizari zemewe ningewe wabyempoje njyana y'imashini n'abandi bose baboneraho ndabwira ati none se gute n'abandi bose baboneraho urumva rero icyo gihe cyose ndi n'umupeti nakundaga music mfite n'imashini kinageraga mu rugo mu rugo narababangamiraga byatari nirwa mu mabiti n'ibiki icyo gihe hari umuproducer bita Dr Jacques rest in peace kuri we yari ishimyanye byatari hari abantu bari bazi ko ari mukuru wanjye nka David ko azi ko Dr Jacques ari mukuru wanjye ariko yari umuntu w'inshuti yanjye byatari nyine unkunda byatari ni nawe wanyeretse utuntu duke twa mbere muri production icyo gihe ari muri F2K shanyere kugena nyereka utuntu none urangiye ni developamo gake urumva warumbaje ukuntu ibintu bya production byaje nuko nguko nubwo nigaga ibyo byose nari n'umuhanga by the way abantu twiganye barabizi babikubwira abazabibona bazabishire muri comment nari umuhanga niba mbeshe bazabivuge bo barabizi kuko barabizi neza ariko nkagira nyine iyo side yo gukunda umuziki byatari man nkumva ndi umunyamuziki byadanje kurenza ibindi bintu byose urumva niba narahereye nko muri 2009 2008 gutyo mfite akamashini nkora ububiti mu rugo niyongoza nkakora nk'akabiti nkajya kwa Dr Jacques nkamwumvisha akambwira ati ibi ni sawa ariko ibi ngibi wabikora gutya wabihindura ibi nibi yagiye amamayide menshi yagiye amfasha ku buryo yarinze najya muri Kongo tukira amashumi byatarambwira ati bro reka ngereyo tuzakomeza tuciringe ni ikintu mudagezeyo twarakomeza tugaduciringa online iki bakubwa amahirwe make nyine aza gucomoka rest in peace kuri we yamana ariko nziko nawe ari umuntu wakoze ibintu bya danje hano mu Rwanda Dr Jacques abantu za Band Boys barabizi bafake Jerry yarabibakoreye byatari abantu niga benshi yajya bakora ibintu bya danje singiye kubarondora ariko urumva ibintu bya production ni ibintu mani biba mu maraso icyo gihe wumva icyo gihe za 2008 9 na 7 nanjye icyo gihe nabaga mvuga ati nkuru ububiti ngira gute ako mvuga ati sha ibintu ngomba kubyinjiramo tuko ndumva ari ibintu byanjye even though bitampa ibintu bya danje ariko ndumva ari ibintu byanjye ko ngiye nkunda freedom ubuzima bwanjye nkunda freedom kuba ndi free nicyo kintu cya mbere so nkumva rero bimpaye amahoro kurusha ibindi bintu byose okay ntangira kubijyamo gake gutyo none ngize n'amahirwe ndangije kwiga naje gura ari umukobwa wanjye twari duturanye yaje kumbaza atari komande kuko ndi ibintu bya production ukora ibintu by'amabiti n'iki mane kuki utakora record n'ibiki byose ndabwira rero mwana nibwo nkirangiza kwiga sindabona ubushobozi sindabona ibiceri sindagira gute ariko numva nanjye nabikora none ahita ambwira ati ni yara mu Gatsata ko muri quartier hari mu Gatsata ahita ambwira ati rero ngiye hari abapetinzi bafite ibintu bya record urumva bafite mic n'ibiki sound card nyine ibintu by'ingenzi kugira ngo ube wa recording wowe wazaza nkaguhuza nabo urumva mise mbijyanira rimwe no kuntu muri production wazaza nkaguhuza nabo mukaciringa mukareba uburyo ki mwakorana aho haboro rero abo bapeti yanjyanyemo umugabo bita Danny Beat uramuzi ni wabo bari bafite nyine bafite iboro za record turanjyanayo turaciringa turaganira barambwira ati ntaribi bro wagiza tugakorana ntaribi tugakora nta kibazo nuko ninje muri production nuko natangije ikintu abantu bake abazi cyitwa Forever Music nibwo twagitangiye ni naho hano hambere nahuriye n'umuniga bita Pifla ya Charlotte kuri P niho hano twahuriye bwa mbere aravuga ati uyu mukoboyi azabikora urakoze cyane hanyuma admin reka ngira ngo tuganire iyo umunsi wa none iyo urebye wenda nituze kwibanda kuri hip hop cyane turi n'indi muziki mu myaka yashize ndatufatire kuri ba Tom Close hari ikintu cyo kuba barakoraga indirimbo ariko hanini navuga ko
zari zifite message ya composition cyane ahanini abantu bakundaga composition cyane wenda kuruta bende ibicurango by'iminsi. Hanyuma uyu munsi wa none hari abantu bavuga ibijyanye n'ibishego wenda kwandika amagambo se sinzi nanjye niba ariko ndi bubyite ngo bishora urubyiruko mu ngeso mbi. Izo ndirimbo kenshi uyu munsi wa none iyo wumvishe indirimbo z'iminsi uba wumva atari za ndirimbo ziramba cyane cyangwa zitinde mu matwi y'umuntu, bitandukanye n'indirimbo za kera, ko indirimbo za kera za Tuff Gang n'ubu iyo uyishyizemo ni indirimbo wumva ukumva iraryoshye. Indirimbo zabo ba Tom Close navugaga The Ben za kera ni indirimbo wumva ukumva still cyashaka kuyumva, ariko wakumva indirimbo za Bruce Melody ukumva iryoshye muri ako kanya, ariko nyuma y'iminsi 3 ukumva indirimbo iri kugenda iva mu matwi y'umuntu. Nkawe nk'inararibonye muri production ubona hanini byaterwaga n'ikese nuko wenda abo bakera bakoreshaga composition message abantu wenda bakayiha umwanya cyane, ubona byaraterwaga n'cyane. Ubundi hari ikintu kimwe urabona kera hariho media nkeya, sibyo, hari media nk'eshatu cyangwa enye zibandaga ku bintu bya showbiz. Urumva ni Sarusi, ni City Radio, ni Voice of Africa, Contact FM. Zari media nkeya, Flash FM, zari media nkeya. None izo media nkeya kugira ngo uyitambukeho, iyo witambukagaho byahitaga biba, sibyo, byahitaga biba ewana. Ni nayo mpamvu ubona abantu bubatse amazina kera bro, abantu bubatse amazina kera na n'ubu ngubu mani murahura ugasanga nyine rya zina racyari ryarindi, bitandukanye n'uyu munsi. Abaniga bari kubaka izina uyu munsi iya flopinzeho gato uhita umubura, n'izina ry'uhita uribura, sibyo. Ariko abakobwa yubatse izina mw'icyo gihe bro, nubwo yaba adakora still n'uyu munsi murahura, cyangwa aranakora akongera gukoma. Ibyo rero si no kuvuga ngo nizo uretse na message n'iki. Uyu munsi wa none indirimbo zisohoka ari nyinshi cyane, sibyo, media ni nyinshi, sibyo, hajemo amashyamba nyine byo nakubwiye amashyari. Radio iyi ngiyi runaka ntishaka uyu muhanzi uyu n'uyu, ubwira mubaniye ugasanga umuhanzi yaragafashe kuri radio imwe ariko indi radio ntibanamuzi, anagiyeyo bamubwira ati yo musaza nibwo ukitangira umuziki, kandi umuniga amaze imyaka yihiringa no ku yindi radio ari mu top 10 ari n'uwa mbere. Urumva ubundi mani ikintu kishe industry na amashyari. Ibintu by'amashyari nigeze kubikugumozaho gatoya, ariko byishe industry. Wenda kuba indirimbo zitaramba ninurumva ubu ngubu ikintu kiriho abantu bakurikira isoko, sibyo mani. No kuvuga ngo abasani musanarero akavuga ati rero sha ibintu biri gucuruza nibi, niba ari ibi nyine by'ibishegu byo gusambana n'iki, ni ibi biri gucuruza, nanjye kugira ngo ncuruze. Kandi abaniga babirimo ngo babikurikirana babihana na power, nibyo bahaye power, bya bindi byawe cyangwa ya wa mwimerere barawukumira. Ugasanga rero abakoboyi bose bahitamo kujya muri ibyo bintu, ariko nkuko bivuze ni ibintu nyine bitaramba, kuko ni ibintu umuntu yumva uyu munsi akabyumva ejo, akumva ejo bundi akahita yumva arabihaza, kuko message irimo nyine ni message nyine tu idafata ku mutima. Urumva ni message yo byacitse. Urumva message ibi bintu by'ibishegu n'ibiki ni ibintu abantu bumva bari mu businzi, bari mu biraya, sibyo, ibintu nk'ibyo. Ariko ibintu nk'ibyo rero akenshi ubyumva utari normal. Urumva akenshi ubyumva utari normal. Nare ibintu umva utari normal, ibintu umva wasinze iwana wakwikiye uri amakiki ya danger. Urumva ibyo bintu ntago biba biri ku mutima man, biba biri kuri za vibe ufite, za high ufite, bwa burara urimo. Ariko ibi kintu gifata ku mutima uzumve nka cya kintu wumva uri ghetto man, uri soba umeze neza man, icyo kintu uracyumva kiragutacinga ku buryo ahantu hose uburi kigirana influence ku buzima bwawe. Bitandukanye rero n'ikintu wowe ukenera kumva ari kuri high, ikintu ukenera kumva ari uko nyine wasinze cyangwa se uri amakiki ya danger. Ibyo bintu rero niho bitandukanira no vanga ikintu ukenera. None se umwanya munini mu buzima bwa buri bw'umuntu, ubuzima bw'umuntu kankwereka impamvu ibyo bintu bitaramba. Mu masaha 28 umara, amasaha menshi uyamara uri heavy cyangwa uyamara uri muzima? Niba amasaha menshi uyamara uri muzima rero bya bintu bizima nibyo, niyo mpamvu biramba. Uyu munsi wa none
ikintu kigukubita message ya dani. Niyo mpamvu uzareba umuntu yasindutse ntabwo ajya kumva ibishego, cyangwa se yavuye muri ubwo burara yibereye nko mu kagahita usanga yiri kumva za ndirimbo wavugaga. Niyo mpamvu zidasaza nyine usanga abakobwa bari kuzuva mu mageto hehe kuri street, kubera ko nyine bwa buyobe ntaga burimo. Ariko iyo ageze mu buyobe ahita nyine ayo bakajya muri bya bindi nyine bituma nyine aciringa byata, kuko sometimes za message nizikurinda bwa buyobe kandi tayari wabugezemo. Nese urumva wazumva ntago wazumva, ugomba kuzumva ari uko uri home uri soba ukazumva nyine ukazifiringa, kuko nubundi ni nicyo ikintu gifata umutima n'ikintu kidependinga kuri high, ni ibintu bitandukanye. Niyo mpamvu ibyo boro nyine bitaramba tu. Nawe ni uzarebe nawe ahozaho kugira ngo niba uyu munsi icyo yakoze cyarangiye mu cyumweru cyangwa mu kwezi, ejo ahita agomba kubita ikindi kugira ngo atavaho, kuko arabizi ko cya kiboro yakoze ntabwo kiri butinde, ahita akubitaho ikindi. Murakoze cyane. Hanyuma wenda turimo tugana ku musozo w'ikiganiro twagiranaga, hanyuma uyu munsi wenda nitugaruka muri hip hop ntago ndibuze kuvuga ngo hip hop ngo yaraforinze n'iki, wenda ibyo twagiye tugira igihe kinini cyo kubivugaho. Admin ndagira ngo umbwire hip hop yo muri iyo myaka twavugagaho niyo ubu ngubu ni ubona ari iki cyakorwa, yaba kuri kote y'aba producers mwebwe, yaba kuri kote y'abaraperi, niki cyakorwa kugira ngo twongere tubone ya hip hop yo twabonaga muri ya myaka mbere, wenda twihanganisha n'abanyarwanda kuko twabuze umuraperi ukomeye cyane Jay Paul, rest in peace. So ariko biracyashoboka ko twakora hip hop. Ndi kubona abahungu barimo baragenda bagaruka, biri kugenda neza, comeback ya Fireman ni sawa, ariko se noneho kuri wowe ni nk'iki cyakorwa kuri kote zose, abafana, aba producers, abahanzi, by'umwihariko turi kuvuga kuri hip hop, kugira ngo twongere kutubone ya hip hop ngiyo twabonaga muri sambere? Mwana muzi nyine byose byapfiriye kuri amashyari nakubwiraga. Ikintu cyitwa mani amashyari ni ikintu cy'ikibazo gikomeye, nicyo cyica n'ibintu byose mwana. Abantu benshi ntabwo bajya babikubwira kuri iyo yagumaguma. Nk'umugendi story yari gumaguma yabaye iyo season sinyibuka yariyo, ariko nzi ko icyo gihe bari urana nka Pifla bari bamutoye, nako abanyamakuru bose baramutoye, sibyo? Niba mbeshya abanyamakuru aho bicaye simbabwiye ngo bansubize, simbishaka, ariko barabizi mu mitima yabo. Hari n'abarize ko niga atagiyemo, ariko kubera ryashyamba nakubwiye byarangiye bamubaniye ntiyajyamo, kandi audience iramushaka muri performance bazabibona. Abantu bazi stage barabizi, urumva stage za Kapiro barazizi, audience bimukeneye, abanyamakuru bari bamutoye at the fullest. Ariko ryashyari nakubwiraga byarangiye nigatajemo. Hari n'abakoboyi byababaje baranarira, bamukunda bamuzi, urumva bakubwira ati mani uyu mukoboyi twamutoye, hari umuntu utamutoye n'umwe. Basanga abanyamakuru nka Veni bose nka 18 bamutoye, urumva ukibaza niba icyo gihe kandi gutora byagusaba gutorwa n'abanyamakuru 5, none ibaze nigatoye n'abantu 18. Noneho ntaje muri gumaguma, nta mpamvu ngo nukubona ngo ibiki nini. Ibyo bintu by'ishyari n'iki bikwereka ko ni izina ry'Imana. Abantu bazagafata, abantu bazamera neza tu bamere fresh, baba bafite umufungo, ako mani bajye bibuka ko bagafata batagafata birangira byose birangira kimwe. Tugize rero nuko baciringa mani tugasangira kuko nubwo wagafata ukamera gute, ariko ntago hari Imana bro. Nge nemera Imana, nizera Imana, nzi neza ko Imana yabishatse wa mukoboye uko wamuraburiza kose ashobora kumera neza kandi utanabigizemo uruhare. Rero ibyiza nuko mani baciringa tugahuza, bakareka ibintu by'amashyari, bakareka ibintu byo kumva ko babaho bonyine. Si ubundi nk'ubu bagufashe wowe wumva ko ari ibintu byatari bagufashe bakagushyira ku isi wenyine, nta wundi muntu uhari, n'ibintu byose ukaba ari ibyawe, byakumarira iki? Abantu mani baciringe dusangira ibyisi, twese twarabisanze mani. Wowe uravuka nta kintu kimwe ufite, nta n'igiceri cy'ijana ufite, wacirinze tugasangira. Urashaka kwikubira ibintu byose by'isi, waje ubisanga nta na kimwe wazanye, urashaka byose kubigira ibyawe. Nde numva kugira ngo industry itere imbere nta gatekerezo, nta nubwo ari n'itegeko wumva ari sawa, nta ribi, ariko mana abantu baciringe kugira ngo twubake boro yacu ibe strong inakomere man.
Yes, urakoze cyane. Hanyuma mbere ko dusoza admin, ndagira ngo mu magambo make cyane atari menshi uvuge ku muraperi P-Fla. Ni umuraperi mwakoranye igihe kirekire. P-Fla kuri wowe ni ikihe kintu kidasanzwe utajya umwibagirwa, cyangwa se niye mwihariko we mu bandi baraperi ukorera bose? Oya, ngiye ikintu P-Fla, buriya P-Fla nyine nk'uko bivuze twakoranye igihe kinini, ariko mani ni umuniga wampaye trust. Mani ndi umupeti muto cyane, mutoya, aravuga ati sha ari uyu mupeti ashobora gukora ibintu bya danje. Nicyo kintu mwubahira. Aravuga ati uyu mupeti ashobora gukora ibintu bya danje. Ntago yabimbwiye, ariko ngiye muri movement ze narabibonye. Urumva nkuko nakubwiraga, Kapiro ni umuntu wampaye trust. Mani ndi peti, ndi young cyane, ndi mutoya. Abantu bose nyine hahandi abantu bose baba bipingisha bavuga se uyu mupeti niki, ariko aravuga ati man, ariko ntago yabimbwiye, ariko kuri movement ze narabibonye. Nyine mbona ko yampaye icyizere, nanjye ndavuga okay, uyu muniga umpaye icyizere, sha tugiye kubikora kandi kuri original, kandi twaranabikoze. Sha ngiye ni umukoboyi nshimira, no muniga wanjye, sha ni umufriend wanjye byatari, uretse no kuba dukorana n'akazi, ako ni umuntu kabisa wampaye trust. Aramfasha nyine kuba nakwidistenga n'abantu bagenda bamenya, n'abatavuga ngo bandi bagenda tuvuga ati sha we man wakoranye na P gutya na gutya, man fresh, maraboro ni neza. Nka famani umunsi wa mbere Dora arambwira ati man ziraboro akore P fresh kabisa, yewana green P nuko babuda bose. Sha ndavuga cyakoze ni byiza nyine yaranshyigikiye, kandi n'abaje nabo barambwira ati cyo koza ni fresh, komerezaho, unakunda hip hop, ushyigikira hip hop n'iki. Nanjye ndavuga okay that's cool. Nuvuga ngo ni nawe man ibyo nakubwiraga twanabitangiriyeho, niyo mpamvu nyine naje no kwisanga nubatse ikintu kinini cyane muri hip hop, kubera ko abaraperi nyine byaje kurangira ari bo tuhuje cyane, turahuza, tuba abakoboyi, baravuga ati koza n'umupeti ya Dasa. Yes, urakoze cyane. Hanyuma nanjye reka mfate iminota mikeya ngiye mvuge kuri admin, mushimire bya danje man, rumwe mu bantu ngiye mbita impirimbanyi za hip hop, kimwe n'abandi bahungu muri promotion yabo bita ba Patikope, abantu nka ba Kejon. Nawe rumwe mu bantu nk'abo man bafightingiye kabisa hip hop. Special shout out kuri wowe kabisa, manakoze ikintu kinini cyane, wakoze empire nini. Production yawe man ni hip hop wumva koko ni bya bintu nkuko Davidenko uzi twaye tumuzi muri hip hop ya OG rap, abantu nk'abo. So nawe man special shout out kabisa, wakoze ikintu cyadangira. Mbere ko dusoza ikiganiro cyacu none nagira ngo ubwire abafana bawe admin, abafana ba hip hop, abafana ba P-Fla, abafana ba Green P, none n'abafana ba Homies muri rusange, imishinga imeze gute? Turi kumva amakuru ya album agiye gusohoka, album ya P-Fla, urabitubwiraho, hanyuma tubwire nawe ingamba zawe muri uno mwaka mushya wa 2024. P-Fla afite album yitwa NI2 Nagwaye Imbaraga. Urabizi ya mbere yitwa Nagwaye Imbaraga, ya kabiri Nagwaye Imbaraga kabiri ni album izaba indirimbo 15 na mixtape izaba indirimbo 10. Hari uwarumbaje ku bikorwa turi mu ngubu, hari na album ya Fireman nayo iriho indirimbo nk'umunani gutyo cyangwa 10 hagati aho ngaho. Hari n'indi mishinga myinshi na Banegji, nabo ngubu ntago boroshye man. Ejo dufite shoot y'indirimbo Banegji, nawe afite mixtape nawe ndimo kugukorera. So nukuvuga ngo ibikorwa byo birahari, mfite n'izaba papa cyangwa mfite project nyinshi ndimo gukora nyinshi cyane. Abantu ubona bababwira ngo sha ibintu tugiye gukora, Imana nidufasha, kuko Imana niyo ibikora, niyo iduhana time yo kujya dukora ibyo bintu. Imana niyo idufasha ewana, tugiye gukora ibintu bya danje. Urumva izo album mvuze n'ama mixtape n'ibiki byose mvuze, harimo project zitari munsi y'ijana, hagati ya 70 n'ijana. No ziravanze, kuko urumva nka papa cyangwa we aravanga na Negji nawe hari izo afite zitari hip hop, ariko ni muri iyo style. Ariko urumva ko dufitemo project nyinshi tugomba gukora, ariko nanone ntago bandi turaba musicien, turaba music, dushaka no korana nk'ubu na nibagiwe ahubwo nanjye mfite EP yanjye ndi gukora. Ya man, mfite EP yanjye ndi gukora iriho abo bajene bose. Bajene bose dufite EP yanjye ndi gukora, iravanze nayo ntago ari hip hop gusa, ariko birimo byose, harimo hip hop, harimo afrobeat, harimo drill, byose birimo. Rero icyo ngewe nifuza nuko twateza umuziki imbere,
umuziki, all about music, not kuvuga ngo hip hop, not kuvuga ngo afrobeat, man ibintu by'amashyari byaba byiza tukore man twese, ukore uriya kore nanjye nkore, turekere public yo ihitemo, kuko at the end iyo ugiye umuntu ishyari ahubwo uri gutuma public ahubwo yo imukunda man ariko nabyo ni byiza wa mugani, ariko ntago nifuza ko twakagombye kubakira ku mashyari, twagombye kubaka tugashyigikirana man, kuko ahubwo hari abakoboyi babumva ko ngo baragafashe ngo bameze neza nyine bagashaka kuzimya abandi man, kandi ngiye man nakubwiye ngiye ndi free, ngiye ngira freedom, ngiye ntago ngiye uko nabaho kose, ngiye ntago home, ngiye nakuriye man muri family imeze fresh idafite ibibazo, nta n'ikibazo ngiye nigeze ngira, nakuze man nifuza anything, nta kintu nigeze nifuza. Rero uyu munsi wa none gushaka kumbanira ngo nkampanira se ngo mburi iki ko ngiye ntacyo ntabonye, ngiye man nta kintu nabuze ngiyewe. Uyu munsi wa none rero icyo mbonye kimpaye amahoro gituma mba free, nakira icyo ngicyo, nta mpamvu yo kugira ngo ngiyewe ngiye kurwana n'umuntu, ngiye kubigira ibintu bya no, kandi ubyonze icyo wabikora utabikora anytime duhura ameze fresh nkanagukoma niko meze ngiyewe duhura ameze neza nkanagukoma, nta n'ikintu nkubaza nawe nta kintu mbaza. Ibyiza rero man, we have to chill, duchillinge do having a fun, ko industry ni fun, do having a fun, dukore industry twubake, tunagira beef, tugire beef ziri constructive, kuko muri industry beef zibaho, ariko beef zubaka man. Uyu munsi nuza hari utubeef tubaho, wasanga Chameleone na Bebe Cool bafitanye beef za danger, cyangwa Bob Wine ngo bagonganye ngo barwanye, kandi muri birthday y'abana ba Bob Wine ugasanga ba Chameleone barahari na Chameleone arahari. Urumva ni beef tajitini yangiza ahubwo yo gukora nyine kugira ngo bishyuhe entertainment, abantu nyine bavuge bimeze gutya, ariko noneho twabonye bari kumwe bagonganye babifinganye ariko abari beef yo kugira ngo mwitatayininga abantu, none abantu bashaka gufata entertainment bakayigira intambara man, bakayigira ibintu byatari utamenya ibyo ari byo, kandi ariko ibyo ntago bizatwubaka man. Ariko abari amayide umuntu abatanga, uhumva hari ikintu byakora ashaka kubikurikiza, uhumva nta kintu byakora nawe agakomeza umurongo we. Icyo nzi cyo wabanira abantu, washaka kwicisha abasani ba bagenzi bawe inzara, washaka kwicisha abanyamakuru bagenzi bawe inzara, washaka kwicisha producer bagenzi bawe inzara, tudahaza. Reka ngushimire cyane admin, wakoze cyane kwitabira ikiganiro cyacu. Hanyuma ubutumwa bwa nyuma ubwire n'abantu bifuza gukorana na admin, uburyo buri direct bakugeraho, social media ukoresha. By the way, umwe mu ba producers bakoresha social media cyane man, thanks kabisa kuko abantu benshi cyane ko karabihisha. So bwira abantu uburyo bakubonamo bifuza gukorana nawe, hanyuma utange n'ubutumwa bwa nyuma by'umwihariko wageneye abakunzi bawe. Ubutumwa bwa nyuma natanga nuko twagombye gushyigikirana mari muri industry, nkagushyigikira ukanshyigikira, uriya kanshyigikira nanjye nkamushyigikira, kuko ibintu byose ibintu n'abantu, iyo ufite abantu ufite ibintu, ariko handi uzigunga ntago ufite everything. So kubijyanye rero nabifuza ko twakorana, social media nkoresha kuri Instagram nkoresha Admin Pro Rwanda, abantu bagiho bakore follow ba liking, kuri YouTube ni Admin Pro Rwanda n'ubundi naho abantu bagiho bareba ibikorwa bikeya bimaje kujyaho, ariko noneho mbabwira ko dufite ibikorwa byinshi bagiye kubona muri no minsi. Facebook nkoresha Admin Pro Live Vibe, Admin Pro Live Vibe, abantu bagiyeho ushobora kumvugisha hose, naguha contact yanjye twaganira, wangira inama, ari imikoranire runaka bishaka ko twakorana, input yari yose aho ngaho dushobora kwihuza. Ndumva imbuga nyinshi nkoresha ni izo ngizo, ni Facebook Admin Pro Live Rwanda, nako Admin Pro Live Vibe, Instagram ni Admin Pro Rwanda, YouTube ni Admin Pro Rwanda. Nararikira abantu ko ndimo gutegura kuri ngiye ku side yanjye, ndi gutegura EP ndi gutegura iriho abantu bose dukunda gukorana nyine, aba TG, aba Tough Gang, kabaho n'abandi bajene bashyashya. Iyo EP nateganya kuyirekura muri uko kwa kabiri, ariko bishobora kutankundira, ariko irahari
irahari nako nateganya kuyirekura mu kwa mbere uku kwa mbere turi kurangiza byanze bikunze ku kwa kabiri igomba gusohoka iriho Pfla iriho Green P iriho Bulldog iriho Negji iriho umujene bita Karigombe iriho n'abandi hari ibyo nkirangiza niyo mpamvu itasohotse muri ku kwezi hari n'abandi nshaka gushyiraho nteganya no gukora n'izindi boro nyinshi cyane uretse n'ayo ma album y'abasaza mfite album ya Pfla mfite album ya Fireman mfite EP ya Negji mfite n'izindi project za Papa Cyango turi gukorana muri no minsi mfite ama project menshi cyane ndimo gukora Imana nidufasha bizagenda neza yamana Bizuko nyuma mbere ko nsoza rakano nibutse hari abafana yaba bawe yaba ba Green P abantumye bati ese ibintu bijyanye na album afite album ari gutegura kandi ndabizi ko uri mu bantu babakoze ndakeka yuko no kuri zo ndirimbo ziri kuri album ashobora kuba arimo izo wakoze ndagira ngo ubwire ku bafana gake niba ari amakuru ufite kuri album ya Green P sikuvuga ngo wenda babwire ngo ibintu byinshi ujye beyond ariko bimeze bite album izajya hanze ryari hariho nk'indirimbo zingahe wakoze album na Green P afite